ku ruhande rw'ikipe y'igihugu Rwanda Iyi ni 11 bizewe. Nkura makanu ka probable 11. 11 bizewe. 11 bizewe ku mutoza Eric Nshimiyimana ndetse n'umutoza Adera Murusha hatabaye impamvu y'imvune cyangwa ikindi kibazo runaka umukinnyi yagira kandi kugeza ku mugoroba ku isaha y'isa moya n'iminota 18 bose bari bazima 18 agapapuro niba ushaka dokima metari na 20 taruzuru mfite agapapuro nahita nkaguhereza ka 11 w'amavubi. Mwizamu ni Ntwari Fiacre ntashidikanywaho. Kabiri ni Kavita. Gatatu ni Claude niyo mugabo. Umutima wa defense ni Manzi Thierry na Ange Mutsinzi. Gatandatu ni Mugisha Bonere bakunda kwita Casemiro. Umunani ni Bizimana Jihad kapiteni. 10 nuwo bita Muhire Kevin aka Runi. Uruhande rumwe bamwita George Yakwizera. Urundi ruhande ni Mugisha Gilbert barafinda hanyuma hakata ku mukinnyi witwa Innocent Shooting. Wayijuriranye subiramo nitonze ko ndimo ndasoje iminota. Fiacre mwizamu, kabiri Kavita, gatatu Claude, umutima wa defense Manzi na Ange, gatandatu Mugisha Bonere, 8 kapiteni Jihad, 10 Muhire Keve, uruhande rumwe Kwizera Georgia, urundi ruhande Mugisha Gilbert barafinda hakataka Nshuti Innocent. Mu magambo magufi ndatinze nanari iminota kubera iki imyanya imwe n'imwe abakinnyi runaka kuko arabo ntakwirirwa mbaza kubera iki Claude kandi Mangwende yaraje. Umutoza Adel Amurusha nyibwiriye atya Mangwende nibyo yakinnye iminota 84 muri club akina muri derby yo muri Chypre nibyo rwose you are right Rugaju ariko yadukiriye match nziza kuri Zimbabwe Claude turanatsinda mukuyemo naba murenganyije kuko nta kosa yakoze muri match iheruka ibyo namusabye yarabimpaye ndamubwira nti ese ko Mangwende abantu bavuga ko bari hejuru kumurusha kandi iyi Benin ifite n'imbaraga abasore bayo n'abantu barebare Samira raje bijyamo physically baraturusha kandi Mangwende physically ubona yuko akomeye kurusha Claude. Arambwira ati nunajya no gutoza nk'umutoza mukuru uzimu umukinnyi amahirwe yo gukina match yaraguhaye indi nziza ati ibyo ngibyo bimwereka yuko ari less valued ntabwo nagikora. Yambwira ati Claude hariya yangati icyo kora icyo uvuga ndamutse mbonye igitego ntayigitanga nahita nkora uburyo bushoboka nanone bwo kubakinisha kuri couloir bombi. Abanyarwanda bagiye kurakara ngo yafunga yego yafunga kuko Benin irakomeye. Iyo ni ingingo yanjye nakijurira ariko yewe kubanzamo Claude hari Mangwende kandi aribyo nshoje nyine icyo nyine reka ntange igitekerezo icyo nshaka kukivugaho uko mbibona nyine nuko mbazi Mangwende hari umuvandimwe we wa hafi pe yaramwe ngo Mangwende mvune yagize n'impamvu yatinze muri rehabilitation mvune yakize imbere pe ariko kubera hakina baravuga ati none wowe tuzo banza ukire neza nuvuga ngo Mangwende yarakize fitness irahari ibintu byose birahari nta kimwe gihari ariko na coach ntashidikanya kuri fitness icyo kuvuga ngo rero ngo kubera ko uyu mukinnyi yamaye match nziza reka nongera mugaruremo wenda hari uwonekereza ko yatanga byiza kumurusha nashyira uretse mwerekeza uri kubivuga nk'umuntu utari muri management. Ikibazo cyawe nuko udashaka ko ngiye ntanga itegeko kandi biraturira iminota kandi ibyo amasegonda 30 defend je uko mbyumva numva wagashyizemo umukinnyi utanga byiza kurusha undi ntagendeye ngo yampaye ibi ubyari byiza. Niba ubona ikintu management urakiza niba ubona Mangwende yaguha byiza kurusha Claude y'ibyo yaguhaye Claude yatanze nibiye kandi baratsinze ibi yatanze nibiye kandi baratsinze kandi nuko hari watanga byiza kumurusha ubibwiwe ni nose ibyo Claude yatanze na projet byararangiye nta warenzaho naho Mangwende we ntiyagira match birashoboka bayita Bamavubi icyo oya logique ya Adel tureke no kuvanga abanyarwanda irumvikana. Oya iyo ni principe ya coaching iyo umukinnyi yaguhaye umusaruro umuhasha birasanzwe nibura uzabirebe iyo umukinnyi yatsinze igitego bamuha match. Niyo mpamvu Kitoga yitwaye neza muri Tanzania umuhaye impamvu ntabwo wankuramo gutyo gusa ngo nkuyemo ntabwo haburi impamvu ubwira ni uyu arama byiza kurusha anyway twese ni igihugu cyacu
kandi na buri muntu yemereye igitekerezo cye. Yeah. Let us agree to disagree as brothers. tuvuye aho rero kuri iyo line up reka mbibutse ko tariki ya 15 ukwezi kwa 10/2024 mu gushaka itike yo kujya mu gikombe cya Afurika u Rwanda rwari rwakiriye Benin umukino wangira ibitego biri ku gitego kimwe by'Amavubi. Haba mu mpinduka zabaye nshingiye kuri line up Rugaju yamaze no gukonfaminga ubwo abasohotse ni Ombolenga ni Mangwende ni Jana Clement ni Gerlet Sabose nabo ngabo baza ko batari muri line up ubwo n'abakinnyi ni Ombolenga umwe Mangwende babiri nijye na batatu na Gerete bane nizo mpinduka ziri bube ushingiye kuri mukino hanyuma kuri Kavita yavuze ko Kavita ngo ntabwo yataka ariko ngo amukundira ko yamuha balance mu gihe abandi bagiye kwataka aravuga ati nuko ngo hari ukuntu ari cyo bita rest defense mu mupira icyo igihe abandi bagiye kwataka abandi basigara inyuma barinze avuga ko azajya asiga batatu Ange Manzi na Kavita ko Kavita buri akina mu defense atari cyo mukundira akora ibintu biri simple bari yayibonye arayikubita kayijyana icyo bamutumye n'cyakora kuzamuka n'umubwi yumva konsigne z'umutoza ibyo kudefana nako kwataka n'umubwi bango yazamutse isa nkaho mu Mavubi bakonfirmye ko agomba kuzakina kabiri yego hanyuma ku kintu wavuga gati ni Iberi nari mfite impunyenyera namubwiye yambwiye ati ndakize pe amwe ati ko Claude atajya crossinga arambwiye ati na Kavita nta crossinge cyane cyane kuko benefit aba defenseurs barebare ati n'ubundi crosses sindi bukenere nyinshi atahubwo nyene ko baza kugerageza gukina umupira wo hasi ati yambwiye ati muraza ko nicyo bita umupira utembera passe turakina baro yo hasi yakoreshaga ijambo ngo turakina icyo bita ngo you see sweet football umupira nyine mwiza hasi passe nyinshi hasi ati kuko tugiye mu by'amaduel yo mu kirere twazaje gushaka kuyiranza baradusumba baraturusha n'imbaraga z'umubiri ati rebe n'abawinga mfite ni bagufi bombi abe Georgia abe na Barafini ati nanshuti ku badefenseurs bi equipe ntago yabashobora ni ibisore ni barebare ati rero dushatse gukina baro mu kirere ntago twabishobora turawushyira hasi turebe ko ariho twabarushiriza ubwo narebye n'amashusho ya match banza y'Amavubi na Benin iriya nyine navugaga mu kanya kuko urebye nk'igitego nshuti yatsinze ahantu baro yatraverishije n'ubundi yacaga hagati uciye hasi niko byagenze hanyuma yashoje avuga kuri Muniye reka nsoze byaba byinshi ariko reka nsoze kugira ngo twinjire muri Benin iza guhura tujye no kuri head to head mu kanya nambwe se murashobora Muniye gute kare umukinnyi wa mbere utugura ko buri gihe iyo bateye imipira nyine izo second ball kuri Benin ni barebare Samira agiye kubijyamo urabona ahita devia baro mu mpande bagahita binjira muri box yacu abamaze kugeramo wenda nimero 10 ugasanga badutse ibitego Benin kenshi wenda ngufashije mu mikino 5 u Rwanda rukawukina n'ikipe y'igihugu ya Benin batsinzwe ibitego 7 birimo 2 bya Muniye yego ishakaga nonaha niyo mpamvu ndi kuri Muniye gusa Muniye wenyine ibitego 7 twatsinzwe harimo 2 bya Muniye wenda ubwo aba Andreas utonje abandi bose barabigabanye bagiye babigabana ndashaka rega ko Rugaje ari kuri jambo nka kujyana niwe tujyana muri ibyo byose rero namubajije arambye ati turaza gukora icyo bita marquage yitwa sandwich gusandwichinga ni kumwe umwe bamushyira hagati yavuze ati Casemiro ni muremure na Ange ugomba kuba mumaritse ni muremure yavuze ati rero nasabye Casemiro ko mu gihe bagiye kuransa imipira kuri Benin azajya agaruka asa n'uwegera abadefenseri Muniye asa n'uhagaze hagati ya Ange na Casemiro ati ku buryo nagarura umupira ugaruranye nk'inyuma we Casemiro ube uwubona nashaka no kuransa wowe Ange ube wakwantisipa ukurikire iyo movement y'iyo baro ati nyine mu sandwiching ni nka kuriya bajya bakora urabona nk'ibintu tujya turya ukaba ati mu nkorera icyo bita Rolex yego bafata capati bakayishyira hejuru y'amagi ari hejuru andari na sandwich bashyiramo imboga nibyo bintu byakorera abantu kubyumva cyangwa se kwa kundi ukata umugati ugashyiramo kavoka kavoka ushyiramo hagati nuko baza kuba bamugize baramunigiramo hagati yabo ngo twamukaniye ngo ntagomba guhumeka rigoga ku mpamvu z'umwanya wawe reka umwanya wanjye rwose urabizi ko umukunda cyane probable lineup ku ruhande rw'ikipe y'igihugu ya Benin ari naho hatujyana kuri ya mikiniro ruri ku probable lineup y'ikipe y'igihugu ya Benin iraza